Tubashimiye ko murimo kumva Radio Rwanda. Umuryango mpuzamahanga uhuje ibihugu bigamije imikoranire yo kuzamura ubukungu OECD uvuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umugabo yinjiza $1 rimwe nk'igihembo cy'akazi yakoze, umugore abayinjije $182. Ubwo umugabo n'umugore bakora akazi kamwe ntabwo baba bahembwa amafaranga amwe. Umugore niwe uhembwa make. Mu bihugu nka Korea, Estonia, Ubuyapani, Chili, Autriche n'ahandi bagiye bafite ikinyuranyo gikomeye mu mishahara hagati y'abagore n'abagabo. Nko muri Autriche abagore bahembwa 15% munsi y'imishahara y'abagabo. Mu ndimi z'amahanga ibi babyita gender pay gap, kandi henshi biremewe mu mategeko kubera ko hari abatekereza ko abagore badashobora gukora amasaha angana n'ay'abagabo, ko bakenera ikiruhuko cyo kubyara kandi bakaba badafite ingufu z'umubiri nk'iz'abagabo ku buryo bakora akazi kenshi, bityo ko bakwiye guhembwa make. Buri mwaka abagore 66,000 hirya no hino ku isi baricwa. Ubwicanyi bukorerwa abagore bwahawe izina feminicide. Abagore benshi bicwa nabo muri Amerika y'Amajyepfo. Ku isi yose ahantu hari abagore batatu nibura umwe muri bo aba yarigeze guhohoterwa, byaba gukubitwa, gutukwa cyangwa se guhohoterwa bishingiye ku gitsina abikorewe n'umuntu wari we wese. Mu bagore 66,000 twari tumaze kuvuga bicwa buri mwaka mu isi, 38% muri bo bicwa nabo bashakanye cyangwa se abandi bantu bo hafi yabo. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya mbere giteye imbere ku isi, nibura buri mwaka abagore bari hejuru ya miliyoni batanga ikirego kuri police bavuga ko bakubiswe nabo bashakanye. Imana yonyine izi umubare w'abakubitwa ntibabivuge. Iki ni kimwe mu bibazo by'ingutu iyi si yacu igezweho ihanganye nabyo. Inzego zishinzwe umutekano n'ubugenzacyaha nizo zizi neza kuturusha twese ibikorerwa mu ngo mu birebana n'ihohotera rikorerwa abagore. Hamwe n'abantu barenga 1/2 cy'abatuye isi bose batuye mu mijyi minini, birasa naho iki ngiki ari ikibazo kititeguye kugenda vuba ahangaha. Ariko ibi byakomotse kuva abantu baza ku isi, abagore bakomeje gusigazwa inyuma, guhohoterwa no kugaragazwa nk'abatareshya n'abagabo. Ni ryari abagabo bo mu isi batangiye kumva ko basumba abagore, abagore bamwe nabo bikabajyamo ko basumbwa n'abagabo? Byatangiye ryari gufata umugore nk'umutungo w'umugabo atangaho ikiguzi, maze akamufata uko ashaka, akamutegeka uko yambara, akamutegeka ibyo arya, uko abirya, ibyo avuga, ahavugira, abavugisha, yanakosa agahanishwa inkoni nk'umwana, mbese ubuzima bwe bwose bukagengwa n'umugabo. Byasaba iki ngo ibi ngibi bihinduke? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Kubera uburyo twishyizemo ko abagore batareshya n'abagabo ndetse tukanatekereza ko badakwiye kugira uburenganzira bungana, bikaba bimeze bityo mu gihe turi abantu bazi ubwenge, bateye imbere, bize, bagiye ku kwezi bakavumbura internet. Iyo bibayeho ko dutekereza ku buryo umugore n'umugabo babanaga mu myaka 200 ishize, twibwira ko umugabo w'icyo gihe agomba kuba yari umuntu mubi cyane w'igikoko udashobora gufata umugore we nk'umuntu, icyo akeneye gukorana nawe cyose kikaba ku ngufu. Nyamara uyu mugabo wo mu myaka 200 ishize ntabwo ari uko yari ameze, nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwa Desmond Morris, umushakashatsi w'umwongereza. Kugira ngo amenye uko umugore n'umugabo bo mu myaka 200 ishize babanaga, yitegereje imibanire y'umugore n'umugabo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, kugeza n'ubu bakibera mu mashyamba bahiga, batambara, badakoresha internet, batazi umuryango w'abibumbye, batazi ikintu na kimwe kibera hanze y'ishyamba. Aba baturage ingo zigabana imirimo, umugore akamenya ibyo ashinzwe n'umugabo akamenya ibyo ashinzwe, ku buryo ingo zabo zubakiye ku bwuzuzanye. Birumvikana ntabwo bajya bandika ku mbuga nkoranyambaga kumwe akunda undi, cyangwa se ngo bandikirane ubutumwa bugufi buri saha, ariko uburyo babana nibwo buryo bwiza bugaragaza imibanire myiza. Abagabo birirwa mu mashyamba bahiga, mu gihe abagore baguma mu ngo bakaba ari b'umuryango wubakiyeho mu birebana n'imibanire ndetse no kurera abana no gushaka ibyo kurya birebana n'imboga n'imbuto. Abagore ni nabo bashinzwe kubaka utururi imiryango ituramo. Muri iyi miryango abagabo babaho bahanze amaso abagore ku kubaka utururi two guturamo, ku gushaka imboga n'imbuto ndetse no guteka. Abagore nabo bakabaho bahanze amaso abagabo babo mu birebana no guhiga ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa no mu birebana no kubarinda ibyago bishobora guturuka hanze. Ni imiryango yubatse mu buryo magirirane, aho buri gitsina kibeshwaho n'ikindi ku rwego rungana. Ibi nibyo Desmond Morris yashingiyeho atekereza ko abakurambere bacu abagabo batiyumvaga nk'abari hejuru y'abagore. Kuva mu myaka 200 ishize twateye imbere mu mitekerereze, tuvugurura imirire yacu, duhimba indimi, dushobora gutumanaho mu buryo bworoshye, duhinduka ikinyabuzima cyahiriwe kurusha ibindi byose ku isi,
nyamara ibingibi ntabwo twari kubigeraho iyo tuba twaramaze igihe cyacu cyose mu ntonganya, mu makimbirane mu miryango, abagabo batumvikana n'abagore. Ibyo twashoboye kugeraho ubwabyo bigaragaza ko habayeho imikoranire ndetse n'imibanire myiza hagati y'abagabo n'abagore. Ibi bintu by'abagore n'abagabo birirwa barwana, abagabo bahohotera abagore ndetse n'ibindi bijyanye nabyo byaje ejo bundi mu myaka 10,000 ishize. Ubwo abantu batangiraga ubuhinzi, korora inyamaswa n'ibimera, nibyo byahise bihinduka uburyo bw'imibereho. Ntawongeye kwirirwa yiruka imisozi yirirwa higa inyamaswa n'ibimera byimejeje ngo abe ari byo bimutunga. Ubutaka bwahise butangira gutanga ibitunga abantu, maze nabo batangira kububona nk'umubyeyi wabo. Mbere yo kuvumbura ubuhinzi, ubwo abantu batungwaga no guhiga, mu by'ukuri ntabwo batekerezaga ko ubutaka ari bwo bubatunze, kubera ko bararyaga bakarya inyamaswa bishe mu ishyamba. Ibivuye mu butaka ntabwo babiryaga kenshi. Nyamara bagitangira ubuhinzi nibwo batangiye kubona isi nk'aho ari nyina, ingobyi bahetse, the earth mother. Ubutaka bwahise buhinduka umubyeyi wabo, umubyeyi w'umugore. Ariko bahisemo kwita ubutaka earth mother cyangwa se kubwita ko ari nyina, kubera ko nibwo bwabyaraga ibibatunga. Iki gihe umubyeyi w'umugore yari afite agaciro gakomeye, ku buryo no mu Bugereki no mu bindi bihugu byo mu majyaruguru y'isi bari bafite imana bise mother goddess. Ikaba imana itanga umusaruro no kororoka kw'ibiriho byose, ikaba umubyeyi w'igifite ubuzima cyose kiri ku isi. Ikinyeganyega cyose kiri ku isi cyari cyarabeshejweho na mother goddess, imana nyina w'ibiriho byose. Iki gihe abantu ku isi bari bake. Uwahingaga byamusabaga guhinga ubutaka bunini, akagira imvune nyinshi cyane kubera gukora ari umwe, kubera ko abantu bari bake ku isi. Aribyo byatumaga abagore benshi bahoraga basenga imana y'ubwororoke bayisaba kororoka ngo babyara abana benshi bo kubafasha guhinga. Iyi mana yo kororoka kw'ibiriho byose, imana nyina w'isi, yabayeho mu bihumbi by'imyaka mu bihugu bitandukanye. Abagore iki gihe bari bubashywe kandi bakunzwe ku isi yose. Buri muco wabaga ufite imana nyina wa byose. Nko muri Turukiya bari bafite imana yitwaga Diana. Diana yabaga hitwaga Efeze. Yabayeho mu kinyejana cya mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Na n'ubu urusengero rwayo ruracyahari. Iyi yari imana bavugaga ko yabyaye ibiriho byose, ariko ikaba yarabayeho ubuzima bwose ari isugi. Iki gikorwa cyo kubyara ibiriho byose kandi ugakomeza kuba isugi, nyuma cyaje kwitirirwa undi mugore nawe wari utuye hafi y'aho imana Diana yabaga, Bikira Mariya, nyina wa Yezu, umugore wa Yozefu. Bikira Mariya yari atuye mu birometero 8 uvuye aho imana Diana yabaga. Hari abemera benshi bemera ko hagati ya Yezu na nyina uwo bakwiye kuramya no kubaha cyane ari nyina, Bikira Mariya. Na Kiliziya yemera ko uyu mubyeyi akwiye kubahwa cyane bitewe n'isano afitanye n'umuhungu w'Imana ari we Yezu Kristo. Gusa uyu munsi abakunda kandi bakavuga cyane Bikira Mariya abenshi ni abagore kandi bakuze. Hari amadini menshi ya Gikristo bashobora guterana amasaha agera ku 10 bagasoza amateraniro yabo batavuze izina rye. Muri Kiliziya Gatolika, idini riyobowe n'abagabo, bemera Bikira Mariya nk'umubyeyi ukwiye kubahwa, ariko umuhungu we Yezu wakwiye kuramywa. Mariya arubahwa, ndetse no ku munsi yasubiriyeho mu ijuru isi yose itanga ikiruhuko, ariko ntabwo afatwa nk'umuhungu we, kubera ko we icyo akora ni ukudusabira kuri Nyagasani. Ntabwo ari utanga, nubwo yarushije abagore bose umugisha. Iyi ubwayo nayo ni ingingo yahagurutse abaharanira uburenganzira bw'abagore. Mu myaka igera ku 10,000 ishize, imana abantu basengaga zari ingore, kandi zose umugisha ukomeye bari bazitegerejeho kwari ukororoka no kweza ibibatunga. Uyu munsi hari bamwe mu bemera batashyigikira umuntu uwo ari we wese wasingiza akaramya kandi agasenga Bikira Mariya, kubera ko biba bisa naho asubiye kuri wa muco wo kuramya no gusenga za mana z'ingore zahozeho. Niba izi imana basengaga ngo zibahe kororoka no gutunga zari zibifitiye ubushobozi, koko zarabikoze, kubera ko umubare w'abatuye isi wariyongereye cyane ndetse wikubye inshuro nyinshi, bityo imiryango y'abantu ntabwo yongeye kugira ikibazo cyo kubona amaboko. Ushatse wanavuga ko uyu munsi dufite amaboko aruta ibyo gukora. Izi mana z'ingore basengaga bazisaba kororoka zarabikoze, imyaka irera, ubuhinzi butera imbere, abantu bamenya no korora inyamaswa, ubuzima buba bwiza cyane. Ubuzima bwabaye bwiza, ariko bwaje buzanye ibindi bintu bitari byiza.
uko ibyahoze ari ibyaro byagiye bihinduka imijyi nayo igahinduka ibyitwa megalopole cyangwa se imijyi ya rutura, hahise habaho ikintu kimwe kitari cyiza na gato. Icya mbere, abantu bahise baba benshi ku buryo kubyara abana byahise berekeraho kuba ikintu cyangombwa gikenewe cyane mu buzima. Ibi birumvikanisha ko umumaro w'umubyeyi w'umugore wahise ugabanukaho. Ba bagabo bahoze bafite inshingano zo guhiga bakazanira imiryango yabo ibyo kurya, bagasanga abagore nabo basoromye imboga n'imbuto, bahise barekeraho kuba abahigi, ahubwo noneho bahinduka abategetsi b'imiryango. Aha niho abagabo bafatiye icyemezo cyo kurekeraho gufata abagore nk'abafatanyabikorwa babo, ahubwo batangira kubafata nk'abategekwa babo cyangwa se nk'imitungo yabo. Abagabo bahise bareka ubuhigi bwo kwirirwa biruka inyuma y'isha n'isatura mu ishyamba, ahubwo biturira mu mazu batungwa n'ubuhinzi. Gusa ubuhigi ntabwo baburetse burundu, ahubwo babuhinduyemo ubundi buhigi bugezweho, aribwo bwitwa intambara cyangwa se urugamba. Intambara buri gihe zigaragara nk'ubushotoranyi n'amahane y'abantu, ariko mu by'ukuri zisa n'aho ari ubuhigi bugezweho. Inyamaswa zahigwaga n'abantu mu myaka 100 ishize, uyu munsi ziramutse zigarutse zigasanga abantu batagihiga, ahubwo zikababonana intwaro mu bihe by'intambara barimo barasana, n'ubundi zabona ko umuntu ntacyo yahindutseho, aracyahiga. Abasirikare benshi bari ku rugamba hirya no hino ku isi, abenshi ntabwo bazi uwo barwanya mu buryo bwa nyabwo, ndetse nta n'ubwo bamwanze kubera amakimbirane bagiranye bo ubwabo. Babikora mu izina ry'inyungu rusange no mu izina ry'umuhigi uri muri buri umwe muri twe. Mu bihugu bimwe na bimwe abagabo bajya ku isoko kugura imbunda, ku isoko ry'imbunda bakajya bazitoranya neza nk'uko abagore batoranya imboga n'imbuto ku isoko ry'imboga. Neza nka kwa kundi abagabo bajyaga guhiga, abagore bagasigara bashaka imboga n'imbuto. Mu bihugu bimwe kuva imbunda yavumburwa mu myaka 600 ishize, bayifata nk'igikoresho gisanzwe kigaragaza ubugabo. Ntabwo batekereza cyane ku by'umuriro uyisohokamo ukorera uruhu rw'umuntu winjiyemo. Bayitwaza nk'igikoresho umugabo akwiye kwitwaza. Nubwo n'abagore nabo bazitunze bakanazikoresha, ariko isoko ry'imbunda ry'isi riremwa cyane n'abagabo. Uko isi yagiye itera imbere, ububasha n'uburenganzira bw'abagabo bukagenda buzamuka, ubw'abagore bukagenda bumanuka. Ibintu byose biriho byategetswe gukurikira iyo nzira. Igifite aho gihuriye n'umugore cyose cyagiye kigabanyirizwa agaciro, n'Imana ubwayo yahise ihindura igitsina. Ireka kuba Imana nyina w'isi, Great Mother Goddess, ahubwo ihinduka Imana Data wa twese, God the Father. No mu masengesho tubishyiramo Dawe uri mu ijuru. Ingufu zose za kigabo zahise ziyobora isi binyuze mu mbunda, iyicarubozo, urugamba n'ibindi bikorwa byose byahimbwe n'abantu. Nyuma y'uko iterambere ritangiye kuza ndetse rigatera imbere cyane kugeza no ku ikoranabuhanga, abategarugori basa n'abatakaje umwanya bari bafite mu muryango mugari. Nyamara mu gihe cy'amamiliyoni y'imyaka bareshyaga n'abagabo mu burenganzira. Ni abantu babiri bari batandukanye ariko bareshya. Kuva abantu batangira gutera imbere mu bukungu ndetse no kuvumbura, iki gihe nibwo intambara hagati y'ibitsina yari itangiye. Hashize imyaka 10,000. Mu mico imwe n'imwe kugeza n'uyu munsi hari abagore bagifatwa nk'imitungo y'abagabo babo, imitungo bwite. Hari imico aho abagore baba bagomba kwambara bakipfuka hose, bagasigaza amaso yonyine yo kubayobora, ku buryo nta wundi mugabo ubaho utari umugabo wabo wemerewe kubabona. N'ubundi bagenda mu nzira nk'abari mu mazu. Ntuba wamenya ngo uriya muhuye ninde. Twamaze igihe kinini dukeka ko kwambara rya vara rihisha umugore umubiri wose bifite inkomoko mu mico ya Kiyisilamu, ariko sibyo. Ni imico yatangijwe n'abantu bo mu cyahoze ari Asiriya mu majyaruguru ya Iraq y'ubu, hari mu kinyagihumbi cya 2 mbere ya Yezu Kristo. Byatangiye umugore kwambara akifuka kuriya ari nk'ikimenyetso cyo kugaragaza umugore wo mu rwego rwo hejuru ukwiye icyubahiro. Uyu muco waje gufatwa n'ibihugu byategekwaga n'abagabo b'Abayisilamu batitaye ku kuba muri Korani muri sura ya 2 aya ya 228 handitse hati: hakurikijwe ubutabera abagore bakwiye kugira uburenganzira bungana n'ubwo basabwa gutanga. Gusa hepfo gato bongeyeho akajambo ngo nubwo abagabo bafite umwanya uri hejuru y'abagore. Mu mico aho abagore bategetswe kwikwiza umubiri wose bagasiga amaso yonyine yo kubayobora, bemerewe kwambara uko bashatse igihe bari mu ngo zabo gusa, kandi nabwo iyo umugabo utari uwabo akomanze baba bagomba guhita bongera bakipfuka. Usibye ibi hari ubundi buryo bwinshi abagore mu mico imwe n'imwe bategetswe kwereka abagabo babo ko ari imitungo yabo.
hari imico aho abagore bagipfukamira abagabo babo cyangwa se bakaboza ibirenge. Imico nk'iyi ikunze kuba mu bihugu bisa nk'aho ari iby'abagabo, ariko bikaba bituyemo n'abagore bategetswe kuzabyara umwana w'umuhungu nawe uzapfukamirwa n'abandi bagore. Kimwe n'umuryango mugari wa gikristo n'uwa kisilamu, umuryango w'abayahudi nawe utegekwa n'abagabo hafi ku rwego rumwe n'urwabo nari maze kuvuga. No mu mijyi iteye imbere muri iki kinyejana cya 21 mu miryango y'abayahudi hari ibikorwa bikorwa n'abagore bigaragaza ko ari imitungo y'abagabo. Kimwe muri ibyo bikorwa ni uguhisha umusatsi ku mugore ufite umugabo. Ntabwo umusatsi we uba ukwiye kubonwa n'undi mugabo utari uwe. Mu myiteguro y'ubukwe cyangwa se gushyingiranwa, umugore ugiye gushyingirwa yajyaga ategekwa kwiyogoshesha akamaraho imisatsi yose, ariko uyu munsi ntabwo bakibogosha, ahubwo umukobwa ugiye gushaka aba agomba kwambara perike cyangwa se ya misatsi y'imikorano ashyira hejuru y'imisatsi ye y'umwimerere. Kwambara iyi misatsi ni uburyo bwo kubahiriza umuco wabo, ariko akanakomeza gusa n'umunyamujyi ugezweho muri New York. Intego n'inkomoko y'uyu mugenzo ntabwo ari nziza. Umugore iyo yabonaga fiancé mu gihe arimo kwitegura ubukwe yategekwaga kwiyogoshesha kugira ngo ubwiza bwe bugabanuke, ntihagire abandi bagabo bamubengukwa. Gusa mu buryo busa n'ubuvuguruzanya, uyu munsi hari igihe yambara iyo misatsi y'imikorano akaba mwiza kurusha uko yari ameze agifite imisatsi ye y'umwimerere. Kimwe mu bintu birebana n'abagore cyagize agaciro kuva isi yabaho ni ubusugi. Buri gihe habayeho kandi hazahoraho ubusumbane mu birebana no guhuza ibitsina hagati y'abagore n'abagabo. Ibi birarebana cyane no kumenya amakuru y'impamo ku mubyeyi wawe. Birumvikana cyane iyo umugore abyaye umwana aba abizi neza 100% ko uwo mwana ari uwe, ariko umugabo ntashobora kumenya 100% niba uwo mwana ari uwe. Mu myaka amagana ashize hakozwe ibikorwa byinshi byo kugabanya icyo gihirahiro abagabo babamo. Bumwe mu buryo bwakoreshejwe n'ubu ngubu bugikoreshwa ni bubi cyane ku muntu wari we wese. Ni uburyo bwitwa gukebwa kw'abagore. Uyu munsi hari abagore barenga miliyoni 100 ku isi yose bakorewe iki gikorwa cyo kubakuraho bimwe mu bice byo mu myanya myibarukiro bituma abantu bifuza guhuza ibitsina, bigakorwa kugira ngo bamburwe ububasha bwo kwifuza guhuza ibitsina. Bazahuza ibitsina ari uko bashaka kororoka byonyine. Ni igikorwa gikorwa mu buryo bubi butoroshye gusobanura mu buryo burambuye, ariko icyo gikorwa gituma batongera kwifuza guhuza ibitsina. Ubwo babyumvikana ko bazabihuza nabo bazashakana gusa, kubera ko nta bushake na buke bazigera bagira bwo kubihuza n'undi uwo ari we wese. N'uwo bazashakana bazabihuza atari uko babishaka, ahubwo ari uko babitegetswe kugira ngo bororoke. Bikorerwa abana b'abakobwa bakiri bato ku buryo batazigera bamenya na rimwe umunezero uba mu guhuza ibitsina. Ibi biracyakorwa muri Nigeria, Ethiopia, Misiri, Kenya, Sudani na Somalia. Ni ibikorwa biteye ubwoba byo kwambura abagore bumwe mu burenganzira kamere bwabo, bikorwa mu bihugu bikennye, ariko no mu bihugu biteye imbere uyu munsi hari ahagikorwa ibikorwa byo kwambura abagore bumwe mu burenganzira kamere bwabo. Bigakorwa nk'ibintu bisanzwe binashimishije, ariko inyuma yabyo mu buryo budatekerezwaho n'uwo ari we wese, umugore agahinduka mu buryo buhoraho nk'umutungo w'umugabo. Mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, iyo umugore n'umugabo bashyingiranywe, bombi bahita bahinduka Mr na Miss Smith, Mr na Miss Barack, Mr na Miss Maguire n'andi mazina menshi bahita bahuza. Henshi bombi bafata izina ry'umugabo. Umugore ahita areka izina ry'umuryango we agafata izina ry'umuryango w'umugabo. Ibi ni ibisanzwe, natwe turabikora. Ariko muri Estonia iyo bari mu birori by'ubukwe, umugabo afata agapapuro akandikaho izina ry'umugore bamaze gusezerana, akazinga ka gapapuro akagashyira mu icupa. Abatashye ubukwe nabo bose bagafata udupapuro bakandikaho izina ry'uwo mugore umaze gushyingirwa. Utwo dupapuro natwo bakadushyira muri rya cupa, barangiza bakaripfundikira neza cyane. Umugabo akarifata akagenda akajya ku nyanja cyangwa se ku mazi magari, akajugunya rya cupa kure cyane mu ntera ndende muri ayo mazi, maze bakamukomera amashyi. Iryo cupa baba barishyizemo ibintu biremereye ku buryo rihita ryibira, maze umugore akarahirira imbere y'abo bantu ko atazigera na rimwe ahirahira koga ngo ajye muri ayo mazi kuroba rya cupa. Izina rye riba rigiye burundu. Mu yandi magambo, kugerageza gushaka kongera kwitwa izina rye biba ari ubuhemu bukomeye kuri mariage yabo. Umugabo urongoye ahita yaka umugore we izina ashobora kuba yarahawe ataravuka, akamuhirye. Mu bukwe bugezweho natwe twese twakopeye mu burengerazuba bw'isi, hakorwamo imihango igaragaza ko umugore atagira uburenganzira bungana n'ubw'abagabo. Nk'ubu ninde washyizeho ko mu bukwe
umukobwa akwiye kuzanwa na se akamuhereza umusore ugiye kumurongora, amuzana ku kuboko kwe akamuhereza umugabo we nko kumubwira ngo yari uwanjye none ndamukwihereye. ntawe ujya atanga umusore, bisa naho abasanzwe yigenga. hari n'ubwo umukobwa azanwa na musaza we akamuhereza umugabo umujyanye, umuhungu bakamuha amafaranga. mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi no mu majyaruguru, iyo ibirori by'ubukwe birangiye, abageni binjira mu modoka yabo bagasiga abatumirwa habereye ibirori, ariko imodoka bagendamo iba yashyizweho inkweto zishaje zigenda zikururuka inyuma yayo. Ibi byatangiye mu binyejana by'imyaka bishize, ubwo abagabo bashyingiye abakobwa babo bafataga inkweto zishaje z'uwo mwana w'umukobwa ushyingiwe bakazizirika ku modoka imutwaye nk'ikimenyetso cyo kubwira uwo mugabo umutwaye bati ntabwo ari jyewe ukimwitaho, ubu ni wowe ufashe izo nshingano, uransimbuye. Abashyingiranywe iyo ubukwe burangiye bahita bajya kuba mu rwabo, ariko mbere yo gutangira gutura mu rwabo bakora ikindi gikorwa gisa n'umwiherero bamaramo ukwezi, bakakwita honeymoon, ukwezi kwa buki. Iki gikorwa cyiswe ukwezi kwa buki nacyo ntabwo cyapfuye kuza gutyo gusa, nta nubwo cyapfuye kwitwa gutyo gusa. Ukwezi kuvugwa hano kwitwa moon ni ukwezi tubona mu kirere hafi buri joro. Ukwezi tubona buri joro kwerekana ibice byako mu gihe cy'ibyumweru 4, aribyo byitwa ukwezi nyine. Ukwezi kumwe nicyo gihe bitwara ngo umugore ajye mu mihango. Igitekerezo cyo gushyiraho uyu mwiherero w'abaherutse gushakana cyaje kigamije gutuma abashyingiranywe bamarana ukwezi kuzuye bari bonyine. Umugabo n'umugore baherutse gushyingiranywa bonyine. Byakorwaga hagamijwe ko umugore n'umugabo bazaba bari bonyine mu gihe cy'uburumbuke bw'umugore muri uko kwezi, ku buryo umugabo azaba azi neza ko inda umugore azasama azaba yarayitewe n'uwo mugabo, kubera ko muri icyo gihe cy'ukwezi kose nta wundi mugabo bazaba baranaramukanyije. Ibirebana n'ubuki byo muri icyo gihe cy'ukwezi, uyu mugore n'umugabo basabwaga kunywa ubuki kubera ko ngo butera uburumbuke. Uyu munsi uku kwezi kwa buki ni igihe umugore n'umugabo bonyine bajya mu mwiherero ngo bamenyane neza, banapange neza iby'umushinga batangiye. Ariko mu binyejana byabanje ntabwo ari uko byari bimeze. Cyabaga ari igihe cyo guhungisha umugore mushya abandi bagabo, kugira ngo umugabo amenye neza ko umwana w'imfura uzavuka azaba ari uwe koko. Buri mwaka muri Finlande haba amarushanwa ashingiye ku muco yitwa wife carrying. Abagabo bakora amasiganwa bahetse abagore babo. Umugabo w'igihangange n'ushobora gusiga abandi ahetse umugore we ku mugongo cyangwa se ku bitugu. Ni amarushanwa meza cyane kubera ko biba bishimishije kubona umugabo ahetse umugore we ku mugongo cyangwa se ku bitugu, ariko inkomoko yabyo ntabwo ishimishije na gato. Ushingiye ku mateka ya kera, aya marushanwa yubakiye ku muco wo gufata no gutwara umukobwa ukamugira umugore mutabyumvikanyeho, mutanaziranye. Mu binyejana byabanjirije iki cyacu, mu bihugu byinshi by'isi, umuhungu yabengukaga umukobwa baturanye, akazamucunga, akamutega avuye iwabo, agahita amufata, akamukubita ibitugu, akamujyana iwe, akamufungirana. Yamumarana iminsi runaka, ubwo umukobwa akaba yabaye umugore we, nawe akemera urwaje nta kundi. Nyuma y'amagana y'imyaka, mu kinyejana cya 20, abagore barasigajwe inyuma mu birebana n'uburenganzira bw'abantu. Kera kabaye mu kinyejana cya 21 hatangiye igisa n'imyigaragambyo no gukanguka kw'abagore hirya no hino ku isi, batangira kwibutsa isi yose ko uburenganzira bw'abagore nabwo ari uburenganzira bw'abantu. Uyu munsi mu nama n'ibiganiro byose bigamije iterambere mu isi havugwamo n'uburenganzira bw'abagore. Uyu munsi hari imiryango yitwa feminist movement, imiryango ishinzwe kuvugira abagore bose bahabwa uburenganzira butangana n'ubw'abagabo. Mu burengerazuba bw'isi uyu munsi abagabo mu rwego rwo kubaha abagore babo bifuza kubafasha ibintu byose bisaba ingufu. Mwajya nko kwinjira mu nzu ugahita wihuta ukamutanga imbere, ukamufungurira urugi ngo atavunika rufungura. Mu burasirazuba bw'isi ho ntabwo ari uko bimeze. Iyo umugabo afunguriye umugore urugi bavuga ko ataba amwubashye, ahubwo bamufashe nk'umuntu udafite ubushobozi bwo kwifungurira urugi. Abo muri ya miryango nari mvuze mu kanya ibi ngibi barabyanga. Mu myaka y'1903 nibwo hatangiye imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore. Mu bihugu byinshi abagore ntabwo bari bemerewe gutora, bivuze ko ntaho bagombaga guhurira na politike y'igihugu. Abagore bamwe bahise batangira kubyamaganira kure. Bahuye n'ibigeragezo byinshi muri uru rugamba, kugeza ubwo hirya no hino ku isi abagore bakoraga imyigaragambyo yo kwicisha inzara no gutega ibisasu.
uruhare abagore bagize mu ntambara ya mbere y'isi nirwo rwatumye batangira kumvwa, maze hirya no hino ku isi batangira guhabwa uburenganzira. Mu 1919 nibwo inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yemeye bwa mbere umudepite w'umugore. Mu birebana na politike, ahangaha abagore bari batsinze. Ibindi bikorwa byo guharanira uburenganzira bwabo byongeye kubura mu myaka ya za 60 na 70 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatsinda y'abaharanira uburenganzira bw'abagore batangije icyitwa National Organization for Women. Aba noneho icyo basabaga ntabwo ari ukwemerwa muri politike, ahubwo basabaga kwemerwa mu kazi. Icyatumye iyi myigaragambyo igira ingufu nuko abantu bari baramaze kuba benshi ku isi, abagore batagitegetswe kubyara abana benshi. Icya kabiri, iterambere ry'ikoranabuhanga ryari ryariyongereye, rimaze gutesha abagabo ubuhangange bwabo bushingiye ku bigango. Nta mugabo wari ugifite uburenganzira bwo kubwira umugore ko ari we umugize kubera ko amuterurira ibintu biremerewe. Hari haraje amamashini akora ibi. Ikindi, iki gihe hari haraje uburyo bwo kuboneza urubyaro. Umugore afite uburenganzira bwo kubyara igihe abishakiye, akabyara abashaka. Yari afite amahitamo. Mu bagore bamwe iki ngiki cyari igihe cyo gutangira gukora bimwe mu bikorwa abagabo bahoze bibwira ko ari bo babishobora bonyine. Iki gihe havutse itsinda muza gushakisha kuri Google mukaribona ryitwa Dykes on Bikes. Ni itsinda ry'abagore bakora imyiyereko ku mapikipiki, ubundi byahoze ari iby'abagabo gusa. Iki gihe mu burengerazuba bw'isi hanavutse amatsinda y'abagore bafashe icyemezo cyo kuryamana hagati yabo, umugore ku mugore, mu rwego rwo gukora ku buryo nta serivisi n'imwe bazongera gukenera ku bagabo. Niba batakibakeneye mu birebana no guhuza ibitsina, ubwo nta kindi kintu na kimwe bazigera babakeneraho muri ubu buzima. Mu tubari tumwe na tumwe hari ibikorwa bihakorwa, aho haba hari inzu z'imyidagaduro abagabo bishyura amafaranga bakajya kureba abagore baceza mu buryo busa n'ubuhamagarira abantu guhuza ibitsina. Aba bagore baceza muri utu tubari babita stripteaseuse. Iki gihe abagore bafite amafaranga nabo bahise batangiza ibi bikorwa, bakishyura abagabo nabo bakaza guceza mu tubari, abagore bakishyura amafaranga bakaza kubareba. Uyu munsi ikigezweho mu kuzamura uburenganzira bw'abagore ni ukubona abagore benshi mu mirimo ubusanzwe yahoze ikorwa n'abagabo gusa. Biracyari inkuru mu bihugu bimwe na bimwe, ariko henshi bimaze kumenyerwa. Imirimo y'abagabo ubundi irangwa no gukora ibisa no gushyira ubuzima mu kaga, nk'umurimo wo gukina imikino yo kurwana no kubabazanya, kurira ahantu harehare n'ibindi. Ibi nabyo abagore benshi barabikora. Birasa naho ubwami bw'ubudahangarwa bwubatswe n'abagabo bakabikora batsikamira abagore bwatangiye guhirima. Gusa biracyasaba ingufu n'umurava mwinshi ku mugore uwo ari we wese ngo agere ku rwego rwo hejuru mu mirimo ubundi imenyereweho abagabo. Buri gihe habayeho abagore bafite umwihariko, gusa mu bagore b'umwihariko kugeza ubu ngubu ntawe uragera ku rwego rw'umwamikazi Hatshepsut. Hatshepsut ni umwami wa gatanu mu bafarawo 18 bategetse Egiputa cyangwa se Misiri mu myaka 3500 ishize. Niwe mugore wenyine wategetse Misiri, kandi kubera ko icyo gihe bitari bisanzwe, nawe yirinze kwiyita umwamikazi. Yiyitaga umwami, kandi kugira ngo abantu bamwubahe banamutinye yambaraga nk'abagabo ndetse akanambara ubwanwa bw'ubukorano. Uyu munsi bwo ntabwo ari uku nguku bikimeze, kubera ko bisigaye byoroheye umugore uwo ari we wese ubishaka kuzamuka akajya mu myanya yo hejuru mu nzego zikomeye.